Reka twongere tubasuhuze bakunzi ba uburyo YouTube channel, mwebwe mwese mukomeje kubana natwe muri mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, cyane cyane twongera gushimira wowe wakoze subscribe ku buryo TV, ndetse nawe utarakora subscribe ko wakora subscribe kugira ngo urusheho kudutera inkunga ndetse urusheho no kubana natwe. Uyu munsi tugarutse kuri PI network, ariko cyane cyane tuvuge kuri mass KYC cyangwa se KYC igiye gutangirwa rimwe ku bantu benshi. Ibi ngibi abantu bakomeje bibaza igihe iyi KYC izatangirwa, ariko uyu munsi amatariki cyangwa se igihe cyageze cya mass KYC. Mbere y'uko PI iba launched, hari ibikorwa bigiye binyuranye bitandukanye bigomba kuyibanziriza. Mbere ya byose bigomba kubanza gukorwa kugira ngo PI ibe launched cyangwa se ikorerwe launched. Ni ukuvuga ngo guhera tariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 2022, Bwana cyangwa se nyakubahwa Dr. Nikora yavuze ko hagiye gutangwa KYC ku bantu 100,000 mu bihugu byose hirya no hino ku isi. Ni mu rwego rwo kunoza neza sisitemu ya KYC. Ni muri urwo rwego kandi hagiye gusuzumwa no kunozwa imbogamizi ziri muri PI network. Ahangaha wavuga ba bandi bagiye bakora KYC ikaguma muri pending ntibe passed cyangwa se ntibabone nyine ko isojwe, nabo ahampamya neza ko bagiye gusubizwa ibibazo byabo bafite, cyangwa se cya kintu cyatumye bataba passed, icyo ngicyo kigiye gusubizwa. Icyo usabwa niba warakoze KYC ntibe passed nk'abandi, nuko waba maso muri ino minsi. Birashoboka cyane ko bashobora kongera gutanga second chance cyangwa se amahirwe ya kabiri kuri ba bantu bakoze KYC zikaguma muri pending ntizirangire. Bashobora kuba andi mahirwe ya kabiri bakabona indi invitation ya KYC kugira ngo bongere buzuze imyirondoro bundi bushya, babashe kugira KYC nk'abandi cyangwa se babashe gupasinga KYC nk'uko abandi byagenze. Ahangaha mube maso mwebwe mwese mwakoze KYC ntibashe kuba passed isaha n'isaha muri iyi minsi, nawe ushobora kongera kubona invitation ya KYC ukayikora bundi bushya. Ni ukuvuga ko KYC irimo gutangwa igomba kuba yatanze ibisubizo bitarenze tariki ya 1 z'ukwa 11 2022 ku rwego rwa buri gihugu. Ntabwo igomba kurenza itariki ya 1 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka turimo. Ibi bikaba ari bimwe mu myiteguro myiza yishyirwa ku mugaragaro rya PI launch cyangwa se itangira gukoreshwa rya PI. Dore uko bigiye kuba biteguye mu buryo bw'amatariki muri iyi minsi. Ni ukuvuga ngo guhera ku itariki 7 kugeza ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2022, uyu mwaka turimo, hazatangwa KYC ku bantu 100,000. Iyi niyo nise cyangwa se niyo nawe wakita mass KYC. Ni ya KYC yakunzwe kuvugwa ko izatangirwa rimwe ku bantu benshi. Izatangwa guhera ku itariki 7 kugera ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 uku turimo 2022. Ni ukuvuga ngo niba nawe utarabona KYC, ushobora kuba uri umwe muri aba ngaba bazahabwa iyi KYC muri aya matariki. Bamaso nawe niba warakoze KYC kaba pending, biragusaba kuba tayari kugira ngo nubona andi mahirwe yo kwisubiramo KYC ntizagucike cyangwa se ntibizakurengeho. Hanyuma kuva ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 10
kugeza ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka wa 2022, core team izaba irimo gusuzuma ziriya KYC zavuzwe haruguru. Core team izaba iri gusuzuma ziriya KYC zahawe bari abantu 100,000 kugira ngo bahite babona cyangwa se banahabwa ibisubizo kuri KYC zabo. Bivuze ko aba bantu bo bakimara gukora KYC nta zindi mbogamizi, nta bindi bibazo bizabaho nk'aba abandi bagiye bahabwa KYC ntizipasinge. Bo ibi 100,000 nabyita nka promosiyo igiye gutangwa, KYC zabo zizihutishwa. Nugira amahirwe ukabona invitation code ya KYC muri aba bantu, uzamenye ko uzahita upasinga KYC, ntabwo izatinda kuko igomba kwihutishwa, kuko hari aho twabonye ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 11 2022 ko iyi KYC ari wo munsi wa nyuma igisubizo cya KYC kw'aba bantu ni wo munsi wa nyuma kigomba kuba cyatanzwe. Bivuze ko core team ifite akazi kenshi muri iyi minsi, igomba gukurikirana izi KYC kugira ngo zitange ibisubizo byiza cyangwa se password zazo ziboneke. Birumvikana ko umuntu uzaba wakoze KYC mw'aba bantu 100,000 wese KYC ye nta kibazo izahura nayo, azayipasinga amahoro. Nyamuneka niba utarakora subscribe ku Buryo TV, turongera kugusaba ko wakora subscribe, kandi niba ubona hari n'ikintu kitagenda ushobora kujya muri comment ukatubwira uko ubibona cyangwa se uko ubyumva, kugira ngo urusheho kuduha amakuru tumenye niba hari aho twakosora. Muri make twagiraga tubagezeho iyo nakita mass KYC cyangwa se KYC igiye gutangirwa rimwe ku bantu benshi. Niba ukora mining yawe, nyamune gica no muri Pi browser urebe hariya kuri step ya 7 ujye muri KYC urebe ko KYC yawe yaje cyangwa se ko wahawe amahirwe yo gukora KYC. Nawe ushobora kuba uri umwe muri aba bantu 100,000 bagiye guhabwa KYC muri iyi minsi. Niba warakoze KYC ntipasinge ikaguma muri pending, nawe jya ukora uko ushoboye wongere usubiremo, numara kumayininga urebe ko KYC yawe baba bongeye kuguha second chance yo gukora KYC. Twongera gusaba buri umwe wese udukurikiye ahari hirya no hino ku isi utarakora subscribe ko yakora subscribe ku Buryo TV. Mugire ibihe byiza.